turabasuje kandi tubifuriza kugira umunsi mwiza. Njye ndi Alphonse Niyomugabo, Maranatha TV. Mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu kijyanye n'ubuzima, manza ujye hasi iruhande rw'izina Maranatha TV ahanditse subscribe, ukandeho, ukande kuri share, ukande kuri like ndetse uduhe na comment ku kiganiro tugiye kubaha. Nizere ko wabikoze, nizere ko wabirangije rwose, nizere ko watanze share, comment ndetse wanakoze subscribe. Turi kumwe, urakoze cyane. Reka twige ku bintu 7 bishobora gutuma ubabara umugongo n'uburyo wabyirinda. Tugiye kwiga ku indwara y'umugongo. Uburibwe cyangwa se ububabare ni ikimenyetso umubiri wawe uba uguha ko hari ikitagenda neza mu mubiri wawe. Niba ufite ikibazo cy'uburibwe rero bw'umugongo, bishobora kuba bituruka ku kibazo gito nko kwicara nabi, cyangwa se ari ikibazo gikomeye gisabwa kugana kwa muganga. Niba utazi rero icyabiteye, dore zimwe mu mpamvu z'ingenzi zishobora kugutera uburibwe bw'umugongo. Icya mbere ni stress ikabije. Stress itera ibibazo bitandukanye. Kimwe muri byo harimo no kwikanya kw'imikaya yo mu ijosi no mu mugongo hasi, ukumva ubabara cyane ndetse uribwa cyane mu mugongo. Kutamererwa neza no guhorana ibibazo nabyo bishobora kugutera uburibwe bw'umugongo. Niba ufite ikibazo rero cyangwa ufite iki kibazo cy'umugongo ukaba ubona giterwa na stress, hari ubwo ushobora kugira ukakirinda. Hari uburyo bwose butandukanye ushobora kugabanya stress, harimo na meditation hamwe na yoga. Stress ikabije rero, bantu b'u Rwanda, bantu b'Imana, murabyumva neza ko guhorana stress, gukora cyane warangiza nturuhuke, kugira ibitekerezo byinshi bivuna umutwe, nabyo bituma turwara umugongo. Iki ni impamvu ya mbere ituma turwara umugongo. Mureke twirinde stress ikabije, tujye tureka gukora cyane, tujye tureka guha stress umwanya, tujye ndetse no kwiteza ikibi. Hari igihe umuntu yifata gutya akagenda agatekereza ku kintu kikamuvuna cyane, akagiha agaciro cyane, kandi ari cya kintu kigira ute kimuvuna. Reka tureke kugira stress nyinshi. Ikimenyetso cya kabiri, kwicara nabi igihe kirekire. Kwicara nabi igihe kirekire, kwicara nabi ku ntebe igihe kirekire bibangamira umugongo, kuko bituma urutirigongo rwangirika cyane. Aho tugufasha kumenya izo mpamvu, buri wese yirebeho azirinde. Buri wese yirebeho agira ute azirinde. Kwicara nabi ku ntebe igihe kirekire rero ngo bituma umuntu agira ute, bituma umuntu arwara umugongo, bituma urutirigongo rwangirika, aho utugufwa duhurira hakagira ikibazo, ndetse na disike z'umugongo zikagira ikibazo. Niba ukora akazi rero kagusaba kwicara cyane, ni ngombwa ko kwicara mu buryo bukwiriye bukorwa bukanagenzurwa neza ko wabikoze neza, ndetse ukajya ugerageza guhaguruka ukagendagenda byibuze nyuma y'igihe wicaye. Wenda ubonye uko ugendagenda buri byibuze amasaha 2 byaba ari akarusho. Impamvu ya gatatu ni hari ahandi mu mubiri wawe imikaya idakora neza. Ni hari igihe nk'iyo imikaya yawe idakora neza, ibyo nabyo bishobora kuba impamvu ituma urwara umugongo. Umubiri wose urakorana. Ushobora kuba uburibwe bwo mu mugongo ubufite, nyamara buturuka ahandi
nko ku kuguru cyangwa mu nda. Niba imikaya y'ahandi mu mubiri idakora neza, bishobora gutera imikaya y'umugongo gukora akazi kenshi karenze ako igenewe, nuko bikaba bishobora gutera uburibwe muri ya mikaya y'umugongo iri gukora cyane, iri gusimbura hahandi hatari gukora neza. Impamvu ya kane, gukoresha cyane ibikoresho by'ikoranabuhanga. Abantu benshi dufite akazi, abantu benshi dufite bizinesi zigendeye ku ikoranabuhanga, ugasanga umuntu yiriwe kuri mashine cyangwa telefone amasaha menshi cyane ku munsi. Ibyo byose bishobora gutera uburibwe bwo mu ijosi kubera guhora umeze nk'uwunamye ureba muri telefoni cyangwa ikindi gikoresho. Bihindura uburyo urutirigongo ruteye, bikaba byagutera uburibwe budashira mu mugongo. Bantu b'u Rwanda, rubyiruko, basore, bagabo na bamwe bagore, ibi bintu dukunze kubikora cyane rwose. Mureke tugire ute, twirinde guhora tugira ute twunamye cyane ngo tumare igihe kinini, kuko murabona ko nabyo bitera indwara y'umugongo. Niba udashoboye kuba wareka kuyikoresha, ushobora kuyikoresha ariko wemye neza ku buryo bitabangamira ijosi. Impamvu ya gatanu, ushobora kuba urwaye umugongo aho disike zishobora kuba zifite ikibazo. Iyi nayo ni indi mpamvu itera uburibwe. Ni impamvu ya gatanu itera uburibwe bw'umugongo. Disike ni iteranyirizo hagati mu rutirigongo zituma amagufa abasha kwikubanaho no kwizengurutsa. Akamaro kazo ni ukurinda ko dufasha cyangwa utwa tugufwa tukarindwa kugira ute kwangirika. Gusa uko ugenda usaza niko zitakaza ubushobozi bwo gukora neza. Ubusanzwe ntibitera uburibwe gusa, iyo buje birababaza cyane mu gihe ufite ikibazo cya disike zangiritse. Ni ngombwa kugana kwa muganga ushinzwe ubugororangingo. Impamvu ya gatandatu, ikindi kibazo cyabiteye. Bimwe mu bibazo bishobora gutera kuribwa umugongo harimo udusebe two mu gifu, ubwandu bw'impyiko, ubwandu bw'urwagashya. Ububabare bwose bishobora kugira ikibazo ku mugongo, akaba ariho ubwumvira. Uburibwe butandukanye bw'umugongo burijyana nyuma y'ibyumweru 6 gusa. Iyo ubona bugenda bukomera cyangwa burengeje icyo gihe, ni ngombwa kugana kwa muganga. Niba wikubise hasi cyangwa ukumva ufite uburibwe bukabije mu mugongo, wizihutira kujya kwa muganga. Bakristo bene data, murumva ko tugomba kugira ute, tugomba kwita ku mibiri yacu. Tugomba kwita ku mibiri yacu kugira ngo duhabwe inama zadufasha kwita ku mibiri yacu, ndetse kugira ngo tubone ubugingo bwiza buzima. Kugira ngo dukore Imana n'igihugu, tugomba kuba dufite umubiri muzima. Impamvu ya karindwi ari nayo ya nyuma, kuba hashize igihe gito wibarutse. Abagore batwite, murumva ko iyo wibarutse hari igihe uribwa cyane umugongo. Niba hashize igihe gito wibarutse, ushobora gukomeza kumva umugongo ukurya. Ibi ni ibisanzwe kandi biba ku babyeyi benshi bakimara kwibaruka. Ibi akenshi biterwa no kuba umugongo wararemewe mu gihe cyo gutwita, ukaremerwa kuba ufatira umwana uruhande rumwe, bikaba byatera imikaya y'uruhande rumwe gukora cyane kurusha urundi. Byose biterwa n'izo mpamvu zose, noneho bigahita bitera urutirigongo kumera nabi. Niba ukimara kwibaruka, ni ngombwa gufata umwanya mu buryo bwiza
ku buryo bitagutera kuribwa umugongo ndetse ukazajya ukoresha impande zombi. Nari Niyomugabo Alphonse, nizere ko mwakoze subscribe, ahubwo mukore share na comment kugira ngo mwereke bagenzi banyu uburyo tugomba kwirinda ibi byose byatuma tubabara umugongo. Bye bye.